cyangwa se badasabwa kwihangana kuko wenda bameze neza, ariko bake muri mwe bafite ibyo basabwa kwihanganira. Nifuje ko kuganira namwe iri jambo rivuga kwihangana. Abafite ibyo bihanganiye bavuge ngo amen. Wow, mwumva ko mutari mwese. Kwihangana ni ikintu buri wese yakagombye kuba afite. Ndavuga umukristo yewe n'utari we, ariko ku utari we biragoye kuko kwihangana ni imbuto y'umwuka. Mbabwire ko kimwe mu bintu bisaba imbaraga nyinshi harimo kwihangana. Abantu banyura mu mibabaro n'ingorane zitandukanye, basabwa kwihangana. Basabwa kwihangana ni ikintu cy'ingenzi. Ku bakristo icyo nababwira ni uko kwihangana ari imbuto y'umwuka wera. Hanyuma byanditse mu Bagalatiya 5:22 umurongo wa 23 kugeza 23 baravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana, no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ariko reka mbabaza, tugerageze tuba abanyakuri. Niba n'abafite umwuka wera bibagora cyangwa se bibakomerera kwihanganira isi y'uyu munsi, abadafite umwuka wera babaho bate? Abantu batagira umwuka wera muri bo buriya babaho bate? Kuko ibibazo ducamo byo ni rusange mu bantu, ntabwo birobanura ukijwe n'udakijijwe. Itandukaniro ryacu n'abandi ni uko byibuze abafite umwuka wera bagira muri bo imbaraga zibafasha kwihanganira ibyo bacamo. Muri dictionnaire nasanze kwihangana baravuga ngo ni uguhangana n'ingorane n'ububabare wemye udatinya. Niko muri dictionnaire bavuze kwihangana. Hanyuma ikindi gisobanuro cyo kwihangana ni ugushaka igisubizo cyangwa kubasha kwakira ububabare cyangwa kunyura mu bikomere hatabayeho umujinya cyangwa kwihorera. Yo ndavuga ibisobanuro byo kwihangana kugira ngo wumve ukuntu kwihangana bisaba imbaraga nyinshi. Hanyuma kwihangana ni ubushobozi bwo kugerageza guhangana n'ibikugwanya cyangwa ibikubabaza hatabayeho umujinya cyangwa kwihorera. Ibyo ni byo bisobanuro byo kwihangana. Kwihangana ni ikintu gikomeye twakagombye kuba dufite. Hanyuma kwihangana bishoboka gusa, subiremo, bishoboka gusa iyo wubatse neza imbere muri wowe. Dufite abakristo rero bubatse nabi mu mwuka, mu bugingo no mu buryo busanzwe, batatojwe kwihanganira ibintu bikomeye. Kwihangana bishoboka gusa iyo wubatse neza mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Ntabwo nzi ubundi abantu kugira ngo umenye uko umuntu yubatse uzabimenya iyo yageragejwe. Ku cyumweru twese tuba turi abatagatifu, nta wamenya ko tutaba kwihangana. Umunsi wageragejwe, reaction uzakora mu kigeragezo niyo igaragaza uburyo wubatse. Niyo mpamvu haguta umwanya mbwira Imana ngo Mana sinkageragezwe ngo nabarunaka ahubwo nibaza nge nubatse gute imbere muri. Abantu babiri baca mu kibazo kimwe, umwe bikarangira agiye indera, undi akabinyuramwo yemye kuko yubatse neza. Itorero ntabwo dukwiye guta umwanya mu bintu bitari ngombwa, ahubwo dukwiye gukoresha akanya kose tubonye ko kuza hano cyangwa se gusenga ubwira Imana ngo Mana unyubake neza, umpe imbaraga zo kubasha kunyura mu byo nyuramwo nemye. Niko batubwiye hano, ni ubushobozi bwo kugerageza guhangana n'ibikugwanya n'ibikubabaza hatabayeho kwihorera. Undi yavuze ngo ni ugushaka igisubizo cyangwa ukabasha kwakira ububabare cyangwa kunyura mu bikomere
hatabayeho umujinya no kwihorera. Si icyifuzo cyiza cyo gusengera? Bwira Imana, ibigeragezo byo nta garanti dufite. Ikigeragezo ni kimeza, ni ikintu kiri naturel. Uzi, iyo Imana ashatse kufungwa, iyo uri bugeragezwe no gufungwa, ugahita uba umwana mwiza ukirirwa mu rugo, baza kugufata mu rugo. Iyo uri bugeragezwe wenda no kuvunika, hanyuma ugahita wicara mu ntebe irahenuka akaba ari ikuvuna. No muri dushe barahagwa n'ahandi hameze gutyo. Ikigeragezo kiri naturel. Yesu ntiyigeze aduha garanti yo ko tutazaca mu bibazo. Yaravuze ngo mu isi muri n'amakuba, ahubwo muhumure nanesheje isi. Kuba umukristo, kuba umukristo yihangana ni ukumenya kunyura, gushaka ibisubizo, cyangwa kubasha kwakira ububabare bw'ibyo unyuramo, cyangwa ibigukomeretsa hatabayeho umujinya no kwihorera. Bisaba ngo ube wubatse neza imbere muri we. Ngewe iminsi yose nagerageje, nababazwa n'ikigeragezo yego, ariko kigasiga kinyeretse ukuntu ndi umuntu mubi, kigasiga kinyeretse ukuntu ntazi kubabarira, ukuntu ndi umuntu utihangana, ukuntu ndi umuntu utari mwiza gusa. Ngasigara nirenganya, mbabajwe nuko ndi umukristo mubi. Kuba nageragejwe, kugeragezwa ni ikintu gusa kikwereka ugomba kuburiwe. Ntibazakubeshe uburyo witwara mu kigeragezo, uriya ni wowe ukuri, ibisigaye uratubesha. Nuko tudakunda kuba abanyakuri, ariko uko witwara mu kigeragezo ni wowe ukuri. Hanyuma icya kabiri cyagufasha kwihangana, ni ukuba warakoze urugendo rwo kwitoza kwihangana. Ni ukuba warakoze urugendo ugatangira kwitoza kwihangana. Ntabwo babyuka ijoro rimwe ngo bihanganire ibintu bikomeye, ukwiye gutangira kwihanganira utuntu duto duto. Ngewe mba kuri firide y'abubatsi ngo ba nyogokuru n'abasogokuru si uko bataciye mu bintu bikomeye, ariko muri bo bari bifitemo imbaraga, bari baritoje kwihanganira ibintu bikomeye kuruta generasiyo dufite uyu munsi. Noneho abantu dufite ubu ntibiteguye gutanga ikiguzi habe na gito ngo urugo rubeho. Reka tubigarure mu bukristo. Abera ba kera si uko bataciye mu bibazo, ariko muri bo bari baritoje kwihanganira ibintu bikomeye ku buryo generasiyo dufite uyu munsi ntibiteguye kwihanganira akantu na gato. Niyo mpamvu ingo zidashobora kubaho, niyo mpamvu no kuba umukristo ukomeye bidashoboka, mu gihe utakoze urugendo rwo kwitoza kwihangana. Imana rero idutoreza mu bitugerageza, ikadutoza mu tuntu duto duto, inadutegurira kuzihanganira ibintu bikomeye. None se reka mbabaza, rimwe nasuye bene data bo muri Somalia, bari muri Kenya. Somalia n'abayisilamu 99.9%, nako ngira ngo ni hafi 100%. Hanyuma iyo ukijijwe, umva umwuka wera ntaho yimikwa, iyo ukijijwe uba wiyemeje guhita upfa. Abatarapfuye muri bo rero nibo nasuye, bamwe babaciye amaboko, abandi babakuyemo amaso. Umugore arakizwa, umugabo akavuga ati ubaye umukafiri, ntuzongera kunyonkereza abana, agahita afata icuma agakata amabere. Ariko ikintu cyantangaje, buzuye umwuka wera, bararamya. Akagwara kanseri aho bamutemye, akarinda apfa akivuga mu ndimi. Hage twebwe habaye iki? Niki kintu cyatubayeho kitihanganirwa? Nuko duhura n'ibigeragezo tutaritoje kwihanganira ibintu bikomeye. Niba utihanganira uduto rero, ntabwo uzihangana ariko wanyuze mu bikomeye, ahubwo bizakujyana indera. Niko kuri. Hanyuma ikindi cyagufasha kwihangana ni ukuba waruzuye umwuka wera. Twasanze kwihangana ari imbuto y'umwuka wera. Imbuto
ntabwo imbuto ipfa kuboneka gutyo gusa, habanza guhinga no gutera imbuto no kuhira no kubagara, ukihangana kugeza igihe uzasarura imbuto. Iyo upfana na Yesu ukazukana nawe, ukiga guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, birangira muri wowe biremyemo imbuto yo kwihangana. Iyi mbuto ikaza hamwe n'izindi mbuto. Hanyuma ukwiye kuba uri umuntu udacika intege, kuko kwihangana utsindwa kenshi. Ntabwo umuntu abyuka gutya ngo abyuka azi kuvuga neza, abyuka ari umuntu yihangana. Oya, uragerageza ugatsindwa, ejo ukongera ukagerageza ugatsindwa, hanyuma bikagera igihe ukametiriza, ukavuga ati byibuze iki ndakimenya. Ubwo nase reka nkubaza, ubu niba ufite umugore ukugerageza, urahita umushirahe? Hanyuma se niba ari umugabo wawe, hanyuma se niba ari umwana wawe, hanyuma se niba ari ubuzima, urabwiyambura bigende bite? Mu rugendo rwo kwihangana umuntu aratsindwa kenshi, ariko ibanga ni ukudacika intege. Ni byiza kwitoza kudacika intege mu rugendo rwo kwihangana. Hanyuma ikindi gishobora kugufasha ni ukuba uzi